niyo mpamvu bari kubabwira ngo Yesu yarabirangije byose, mwikorere ibyo mushaka. Ubuntu bw'Imana ntibwaguzwe ibiteye isoni, bwaguzwe umutima w'ubugingo. Mana ibaha umugisha, mwe gukorera ibyaha ngo Yesu yarabirangije. Hari amadini yavugaga ngo ibi birazira, ariko uyu munsi babireba n'ubundi bakivuga ngo birazira, baracyavuga ngo birazira bigakorwa. Inzoga irazira bakazinywa, ubusambanyi burazira bagasambana, ibi birazira bakabikomeza. N'icyapa kigaragaza 40, ariko no muri 60 nugenda ntikizaguhagarika. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, mugira amahoro ya Kristo Yesu. Ni mwene so Aniseti niyo mugabo nk'ibisanzwe ku Mukanguzi TV. Tunejejwe n'Imana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi tunejejwe n'Imana ku bwanyu. Dushimiye Imana ihoraho ikomeje kuturindisha imbabazi zayo aho muri hose. Tubifurije ihumure ry'Imana, Imana ishimwe. Abababaye tubifurije umunezero utangwa na Kristo, kandi abarwayi tubasabiye ko Uwiteka Imana ihoraho kugira ngo umukiza wacu abakize indwara, ko Imana yacu yitwa Jehova Rafa, Imana ikiza indwara. Imana ibaha umugisha, kandi ni Adonai, ni Imana ikora ibyo igomba gukora. Ni Jehova Shalom, Imana y'amahoro. Kandi reka mbabwire ko Imana ari Tikeno, umukiranutsi wacu. Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusengane, hanyuma nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Yesu data mwiza, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'ukuri n'urukundo, turagushimiye. Uyu mwanya turiho ku bwawe, kandi turi hano ku bwawe. Uraritse uyu muntu ngo yumve ijambo ryawe ku bw'ineza umugiriye, kandi umuhamagariye kugira ngo ahabwe umugisha wo kwizera. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ubuntu bwawe butumye turiho ngo tuvuge izina rya Kristo. Imana ishimwe. Mana, wowe w'umunyembabazi, utubabarira ibyaha twakoze byose. Ni wowe dushyize imbere ngo ari wowe utuyobora muri uru rugendo rujya mu ijuru. Ni wowe dushyize imbere ngo ufashe abubatsi ingo. Ni wowe dushyize imbere ngo ufashe urubyiruko. Ni wowe dushyize imbere, turagufashe ngo tubanzirize muri byose. Ko ijambo ryawe ryarabitubwiye kandi turabyizera. Ntabwo tukuvuga nk'Imana yanditse, tukuvuga nk'Imana iri muri twe, ubuzima bwacu. Imana ishimwe, kuko inyandiko zitariho kwizera kurahari, kandi abizera badahari Imana yo kwizerwa iriho. Imana ishimwe. Uyu mwanya ramburira ikiganza ku muntu wese ukurikiye ijambo ryawe ku Mukanguzi TV, umugirire neza, usohoze iby'urukundo rwawe kuri we, biyumve mu ihumure n'umugisha uboneka muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Pawulo abwira Abakolosayi, yarababwiye ngo ibimwuzuye, intebe z'ubwami, ubwami, ubumana bwose, ngo ibyaremwa ari ibyo mu isi no mu ijuru byaremewe muri Kristo, ngo biremwa kubera we kandi biremwa nawe. None abamufite barahiriwe. Hereza umuntu ukurikiye ijambo ryawe ihishurirwa, amenye ubuntu bwinshi n'imbabazi zibonerwa mu kwakira Kristo kubw'urukundo rw'Imana. Izina ryawe nirihimbazwe. Tuvuga ijambo ryawe, reka humvikane icyo ushaka ko aba bantu bumva. Reka usure imitima yabo, ab'imitima yabaye akahebwe ubamenyeshe iby'imbabazi no gutsinda ibyaha. Bari batarabyarwa n'ijambo ryawe, reka bahindurwe naryo, babyarwe naryo mu izina rya Kristo, kubw'ubuntu n'ubutware bwawe. Tuvugira ijambo, umugisha wo muri ryo ungereho, ugere kuri Samu uri kudukamera, ugere kuri aba bantu bateze amatwi ijambo ryawe, kugira ngo ubwo uzavuza impanda ku munsi wo gutaha k'umugeni, natwe tuzazamurwe. Kandi dusabiye aba bari kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryarabitubwiye, ijambo nibwo buzima n'ubugingo, ijambo ni Kristo, niwe mahoro, niwe bwugamo. Ryaratubwiye ngo ujya kuvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Menyesha aba bantu imbabazi zawe kugira ngo bazizere bakizwe mu izina rya Kristo. Imbabazi zeza ibyaha, imbabazi zikuraho kandi zibabarira burundu, ntizigire inzika n'inzigo. Ni wowe uzigira, n'abarizo umenyesha abantu kubw'ubuntu bwawe. Tubabarire gukiranirwa kose kandi gutabwe kure, kugira ngo uyu mwanya tuganira n'abantu bawe, ubugingo bwo muri bo buhembuke, n'uruhande rw'umugisha rukinguke.
ni ku bwa Kristo Yesu dusenze twizeye none iteka ryose, amen. Imana ibaha umugisha. Ntabwo twabura gukomeza kubashimira umwanya mubana natwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu abaha umugisha. Imana dukorera ibagororere. Imana yaduhinduye imbata za Kristo kubw'urukundo rw'Imana n'ubuntu bwayo, ibaha umugisha. Impamvu tubasabira umugisha, nta mugisha w'ubusa ubaho. Umugisha wose urakorerwa, n'uwo mu gakiza umuntu awubona yihannye. Umuntu awubona yihannye, ko umuririmbyi yaravuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe, aravuga ngo kandi nayihawe mu gihe nihannye ibyaha. Uwo ni umugisha wo mu gakiza uboneka iyo umuntu yihannye ibyaha. Indi migisha nayo irakorerwa, aho kugira ngo upfukame usengera umugisha, uzamara umwanya uwukorera, kuko umugisha ukoreye wihuta kuruta uwo wasengeye. Rero turavuze ngo Imana ibaha umugisha. Ni bande dusabiye umugisha? Ni abizera, ni abigomwa uyu mwanya mugakurikirana ijambo ry'Imana, kuko iyo mutanze umwanya Imana ijya iwubishyura mu nyungu z'umugisha. Imana ibaha umugisha. Nababwiye ibintu bitatu umuntu atanga kugira ngo abe aboneye kandi ashyitse mu maso y'Imana. Utanga wowe ubwawe, uritanga. Iyo umaze kwitanga uba usigaranye ubutunzi bubiri mu isi: igihe n'ibyo utunze. Ibyo utunze turavuga umutungo, amafaranga, ibintu runaka. Rero umuririmbyi we yaravuze ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Rero umuntu aritanga, ku ijambo ry'Imana riravuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizimwa byera bishimwa n'Imana, ngo ariko kuyikorera kwanyu kuyikwiriye, kubakwiriye. Imana ishimwe. Rero kwitanga ni igihe twarabivuzeho, umuntu akora ibinejeje abandi kabone n'iyo we byamubabaza, kuko iyo ushaka urukundo ntabwo ushaka urw'abandi baguha, ahubwo ushaka urwo watanze, kuko urukundo rurera. Urukundo ni umusaruro. Ukunda uwo ushakaho urukundo kugira ngo nagusubiza azaguha urwo wamuhaye. Rero nimushaka gusarura muzabibe ibyo musarura. Rero no kwitanga ni kimwe mu bintu bicura kamere y'umuntu bikamuhindukiriza muri sayidi y'Imana. Imana ibaha umugisha. Icya kabiri, gutanga igihe ni ukubohoka, ni ugucika isi. Ko Yesu yaravuze ngo nimuze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu. Aravuga ngo kuko imiruho n'urusaku bibarembeje, aravuga ngo ariko ntimuri mwenyine, turi kumwe. Ntabwo wabana na Kristo utamuhaye igihe. Kugira ngo mubane ni uko wigwa mu uwo mwanya ukamuha igihe. Ikindi cya kabiri, ibyo utunze, amaturo, kuramya no guhimbaza, biri mu byo umuntu akora yikozeho. Ko hari amagambo abiri ajya yenda kwitiranwa: gutanga no kwitanga. Kwitanga ni igihe no mu byo ufite utanga ibitagusagutse. Hanyuma gutanga ni ugukora mu bitari butere icyuho mu byo ufite, ariko kwitanga ni ugukora iby'umumaro bigasiga icyuho kuri wowe. Kandi rero mwitange uko umwami abashoboje. Imana ibaha umugisha. Dushimiye rero abantu mujya mukora sheya, mugasheyaringa abantu inyigisho z'ubutumwa bwiza. Nkunda kubivuga, ubonye umuntu ushonje, byari no mu mahame n'amategeko y'Imana kwakira abagenzi. N'uyu munsi abantu badukurikirana bari muri Isiraheli murabizi, uretse na Isiraheli, muri Middle East n'Abayisilamu barabizi ko isaha yo kurya nta muntu ukwiriye kugama izuba ku irembo iwawe. Wowe uri muri saro uri kurya, uri gufata amafunguro, uramwinjiza mugasangira, agakomeza urugendo rwe, ariko wamumaze umwuma. Bisobanuye iki? Bivuze ngo nawe uri umugenzi, ntuzagwe ku gasozi. Iyo ukuye abandi ku gasi, nawe Imana ibikagukuyeho. Rero narabibabwiye, iyo ufashe isahani y'ibiryo ukayiha umuntu, uba uramiye umubiri, uba utumye ejo hazaza ahagenda n'imbaraga, kuko ibyo umuhaye none bituma yicumaho hatoya. Muribuka Eliya asinziriye, marayika araje aramukoma mu mbavu aramubwira ngo kanguka urye, iyi nda uzayimarana iminsi. Kurya ni ibya buri munsi bitunga ubuzima. Niba umuntu ahabwa isahani y'ibiryo akanyurwa akanezerwa, umuntu wafashe ijambo ry'Imana ukamusheyaringa, ntabwo ugaburiye umubiri gusa, kuko ijambo rifite umumaro mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'ubugingo. Uba ugaburiye umubiri kuko bimuhesha umugisha utuma abona n'iby'umubiri, no mu bugingo nabwo. Imana ishimwe. Icyo uba ukoze ujye ugiha agaciro, kandi ntugapfe gutanga ijambo kuko uribonye. No, iryo wumva ryagufasha riha abandi. Kandi nsoza aho nkahava, we gutangira ijambo ko ririmo incyuro ushaka gucyurira umuntu. Hari inyigisho umuntu abwiriza
atagendereye ibyo abantu bayumvamo, cyane ko abantu benshi bashaka ngo tubwirize ibyo bashaka. Mwihangane mbabwire iki: iyo umuntu ashaka kumva ibyo ashaka ariganiriza, kuko niwe uzi ibyanyura intekerezo ze, uriganiriza. Ariko iyo ushaka kumva impinduka mu kiganiro utega abandi amatwi, kandi ibyo wowe uzi ni byinshi bibitse muri wowe, ariko inyungu yawe nabo uzabiha, nabo uzumva n'ibindi bishya bidasanzwe muri wowe. Rero bera b'Imana, mwe kuba abahimana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Hari igihe ujya kubona ukabona umuntu akohereje titre runaka kuko ivuga ijambo ry'inyuro yashakaga kugucyurira, dore ko dufite n'abavandimwe bajya bandika titre zidahuye n'ibiganiro, ugasanga bafasha abantu batari no muri iyo shusho bashyizeho. Muzagenda mubibona, hari inyigisho twagiye twigisha bakabikora bityo, mujye mutwihanganira ko natwe si twe tubikora, hari igihe twigisha bakabigenza batyo. Ariko nujya gutanga ijambo ry'Imana, reba irikugiriye umumaro mu bugingo, urifashishe n'abandi. Iyo mbibabwira, ntabwo mbabwira ngo mutange musharinge mukuye ku Mukanguzi TV, no. Nta mwenda dufite w'ibikorwa bizakorerwa hano ngo haboneke abantu. Dufite umwenda wo kuvuga ibya Kristo no kugaragaza urukundo rw'Imana kubw'imbabazi zihoraho z'Imana. Rero umwami w'amahoro, Imana y'ineza ibaha umugisha. Nawe wakoze subscribe kugira ngo ujye ubona notification uko twaprodinze, ubona ijambo ry'Imana. Imana ibiguhera umugisha. Rero buri uko wungutse, hari n'abo utasharinga, ariko ushobora kuganiriza ijambo ry'Imana wungutse. Nkunda kubivuga n'abavuga butumwa, kwiga kwiza n'ukwigana. Twigire ku bandi, munyigireho mbigireho. Ijambo wumvishije rigufashije, subiramo urisome, nurangiza wumve ihishurirwa Imana iguhaye muri iryo jambo, ribwirize n'abandi. Nuko ubutumwa bugenda. Natwe turi gusoma inzandiko za ba Pawulo, turasoma inzandiko za ba Yohana, turasoma urwandiko rwa ba Petero na ba Yuda. Rero nshuti z'umusaraba, tugire ishyaka n'umwete, bitewe n'aho igihe kigeze ko turi ku mugoroba w'isi, tubwirize ubutumwa bwiza dufite ishyaka n'umwete, kugira ngo turokore ubugingo bwa benshi. Imana ibaha umugisha. Reka turirimbane indirimbo y'123. Nitumara kuyiririmba, dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 35. Turava ku murongo wa mbere, nidushaka dusoze n'uwa 8 cyangwa uko umwuka tuyobora. Imana ibaha umugisha. Indirimbo y'123 iravuga ngo Yesu ni wowe musa mbonyemo, amahoro nifuzaga. Muri ihangana ntabwo tuzi kuririmba, nubwo tubikunda, gusa ntituba tuzi nta nubwo tuba tuje mu competition, ariko umwami uhoraho abiduhera umugisha. Hari korali y'Icyangugu aho bita Gihundwe ku rurembo rwa Gihundwe, niho kuri source ya ADPR mu Rwanda, niho yatangiriye. Hari korali yitwa Betania ijya ivuga ngo nubwo uyu murimo urushya, ariko ku bwawe tubona umugisha. Baravuze ngo njya nezezwa no gukora umurimo. Imana ishimwe. Njya nezezwa no gukora umurimo wantumye, Mana yanjye magukora umurimo nkiranuka. Bavuga n'ibindi. Imana ibaha umugisha. Rero reka dufatikanye iyi ndirimbo. Ndavuga ngo Yesu ni wewe musa mbonyemo, amahoro nifuzaga. Yesu ni wowe musa mbonyemo, amahoro nifuzaga. Najyaga nyashaka sinyabone, ngasohoza umutima iteka. None ni Yesu masa wenyine, narindi sinanemera. Kubwo bugingo n'umunezero bibonekera muri we. Nifuza gukona kwinezeza, ntita ku mukiza wanjye. Nkimwirengagiza ntamwitaho, nukwamfatisha urukundo rwe. None ni Yesu masa wenyine, ntarindi zina nemera.
kubw'ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Najyaga njya kw'iriba ry'isi mfite inyota nyinshi cyane, nabangiye kunywa agakamu nuko yabura nkiba, none ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kubw'ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Nuzuye agahinda n'ubwihebe, mbuze ibyo niringiraga, maze amaso yanjye arahumuka, ndakureba Yesu ndanyurwa, none ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kubw'ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Imana ishimwe. Iyi ndirimbo amateka yayo ni aya wa mugore w'umusamariyakazi wahuriye na Yesu ku iriba mu gice cya 4 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Uyu mugore niwe wavuze ngo najyaga njya ku iriba ry'iyi si. Impamvu yavuze ngo najyaga ku iriba ry'iyi si nuko yari amaze kubona amazi yo mu rindi riba. Muribuka ko Yesu yamubwiye ngo iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi wariwe, ngo unywera kuri iri riba azongera agira inyota, ari kunywa amazi y'isoko nzamuha ntazagira inyota ukundi. Uyu musamariyakazi yaramubwiye ngo yampe kuko nturuka kure, mvoma avuye kure, kandi hari izuba n'urugendo rurerure, kandi riri bureba njya kurivomaho rimwe na rimwe ngasanga ni ibiroha, ikindi gihe ngasanga yarangiye. Najyaga njya ku iriba ry'iyi si naba ngiye kunywa amazi agakama. Niyo mpamvu yabivuze, aravuga ngo ariko arebye Yesu aranyurwa. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana tuganire mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 35 umurongo waho wa mbere. Umutwe w'ijambo cyangwa imbanziriza amagambo haravuze ngo inzira nyabagendwa. Haravuze ngo ubutayu n'umutarwe bizanezerwa, ikidaturwa kizishima kirabya uburabyo nka basereti, buzarabya uburabyo bwinshi, buzishimana umunezero n'indirimbo, buzahabwa ubwiza bw'i Lebanoni n'igikundiro cy'i Karumeli n'i Sharoni, bazareba ubwiza bw'Uwiteka n'igikundiro cy'Imana yacu. Mukomeze amaboko atentebutse, mukomeze amavi asukuma, mubwire abafite imitima itinya muti mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Murongo wa 5, icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfamatwi bizaziburwa, icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba, kuko amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi igatembera mu kidaturwa. Kandi umusenyi wotsa utera ibishashi uzahinduka ikidendezi, n'umutarwe uzahinduka amasoko, mu ikutiro ry'ingunzu aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'ububeranya n'urufunzo. 8, kandi hazaba inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya babandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere i Siyoni baririmba. Ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo,
bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuza umutima bizahunga. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Iki gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ndagikunda, ntabwo ndi butinde mu mateka yacyo. Yesaya birasobanura ngo Imana irakiza. Gukiza ko kurokoka ni nko kuvuga ngo Imana irarokora ariko ikakurokora igukijije ibyikurokoye. Nicyo gisobanuro cya Yesaya. Uyu Yesaya nzamugarukaho tumuvugeho, ariko kandi yabaye umuhanuzi w'agakiza. Yahanuye iby'ubucunguzi. Niwe muhanuzi wavuze Yesu, avuga aho azavukira, avuga igihe n'ibizaba bimuzanye. Ntabwo nshaka gutinda aho ngaho, ariko muri iki gice cya 35 harimo ubuhanuzi mu bice bitatu. Hari ubuhanuzi bw'itorero, gutaha kw'itorero. Hari n'ubuhanuzi mu gihe cy'agakiza ariko itorero riri mu isi. Hakabaho n'ubuhanuzi mu gihe cy'agakiza mu ruhande rw'amategeko, Kristo ataracungura itorero. Ahangaha avuze ngo ubutayu n'umutarwe buzanezerwa. Iyo Bibiliya ivuga ubutayu, ibivuga umutima utabamwo ibyiringiro. Ibyiringiro tuvuga ni iki? Nababwiye ko ibyiringiro bifite isoko, bifite inkomoko ku kwizera. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa, ariko twebwe nta byiringiro twari dufite. Niko Yesaya yabwiye aba Efeso mu gice cya 2:11 cy'Abefeso. Yarababwiye ngo mwebwe abo twebwe abakebwe n'intoki ku mubiri twitaga batarakebwe, aravuga ngo ntimwari ubwoko, mwari mu isi mutagira Imana rurema, ngo nta n'ibyiringiro by'ibizaba. Iryo jambo niryo nashakagamo. Ibyiringiro by'Abisiraheli byaturukaga mu kanwa k'Uwiteka, ariko mu mvugo ya gihanuzi binyuze mu kanwa kw'abahanuzi. Bagashyira iby'Imana yabo izakora mu gitabo cy'ubuhanuzi bakita imizingo, noneho bo bakabaho biringiye ko iby'Imana yavuze izabikora. Twebwe rero nta byiringiro twari dufite. Abadafite ibyiringiro ntibanizera, ariko nshimiye Imana ko twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Muri iyi minsi y'ubu butayu, iyo Imana yajyaga kuvuga abanyamahanga, hari ubwo bitwaga imbwa. Si ugutukana, kwitwa imbwa. Muzasome umugore w'umunyakananikazi wasanze Yesu, aramubwira ngo umwana wanjye aterwa na dayimoni ndetse cyane. Yesu aravuga ngo si ngombwa gufata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Iryo zina yari inyito igaragaza ko tutari ubwoko, ntitwemerwaga, ko nta sezerano ryatwinjizaga hera, nta gicaniro twagiraga, nta mutambyi, nta n'igitambo, nta n'Imana, nta n'umuhanuzi, nta n'itegeko ryaturengeraga. Yemwe n'isabato ntiyari iy'abanyamahanga, kuko haruhukaga umuntu ufite icyo aruhuka, kandi hakaruhuka uwakoze. Twebwe ntitwari abakozi. Rero Yesaya ahanura yavuze n'igihe cy'isarura, avuga igihe cyo guhembwa kw'abakozi. Umuririmbyi nawe araririmba, aravuga ngo igihe cy'isarura gishize, poho sanimondia, abakozi bose bazataha, ngo kandi umwami wabo azabakira ababwire ngo nimuruhuke mwakoze neza. Imana ishimwe. Imana izaruhura abantu buretwa. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo hariho inzira nyabagendwa. Yesaya bihanura hari imbere y'imyaka 700 mbere y'uko Yesu aza. Ariko uyu munsi ntiturivugira ngo hazabaho, ahubwo ndagira ngo mbabwire ngo hariho inzira nyabagendwa. Iyi nzira irahari kandi ni sensa well. Ifite sensa, umuntu uyirimo iramwumva, nayo uyirimo iramwumva. Yesu yaravuze ngo intama zanjye ndazizi, iyo mvuze zumva ijwi ryanjye, nazo iyo zivuze ijwi ryazo ndarimenya. Hazabaho inzira nyabagendwa, niko Yesaya yavuze. Ariko Aniseti ntavuze ngo hazabaho, ndababwiye ngo hariho inzira nyabagendwa, kandi iyo nzira yitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibayicamo. Ni inzira itari iy'abasambanyi, ni inzira itari iy'abasinzi, ni inzira itari iy'abanyamagambo, abanyenzika n'inzangano ntibayinyuramo.
hepfo hari umurongo uvuze ngo izaba iya babandi ku murongo wa 10 ujya guhera iravuze ngo ni abacunguwe n'Uwiteka. Gucungurwa biravuze ngo ni abaguraniwe. Mu gihe burayo kuvuga umukiranutsi biravuga ngo ni uwishyuriwe imyenda. Imana ishimwe. Ni uwishyuriwe imyenda akaba nta deni afite, ariko kandi ntaribuzwe n'uko yishyuye, akaribuzwa n'uko yishyuriwe. Yesu yaratwishyuriye, yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Uko kwishyurirwa bizatuma duhagarara imbere y'Imana, ariko twanyuze mu nzira. Ntawe ugenda atageze mu nzira imugeza aho ari kujya. Ngaruke muri Yesaya, abanyamahanga mu kwizera bitwaga ingunzu. Ngo aho ingunzu zaryamaga hazaba urufunzo. Murabizi nta rufunzo rumera hatari amazi. Kandi kabiri, ubutayu nari mbabwiye ngo ni umutima utagira ibyiringiro. Simbyibagirwa, simparenga. Ibyiringiro byacu nonaha ni ugutegereza Kristo. Si ugutegereza ibyo azadukorera turi mu isi gusa, ni no gutegereza ko azaza agahamagara abizera bagataha. Munyumve ngaruke inyuma. Aha Bibiliya, aho nari mbabwiye mu kiciro kimwe cy'ubuhanuzi mwari no jambo ko ryahanuriraga abanyamahanga kuzabonera ibyiringiro bibonerwa muri Kristo ari iyo nzira. Bivuze ngo no mu butayu, mu kidaturwa, Imana izatembeshamo imigezi. Ikidaturwa ni umutima utizera, udafite Kristo. Ubuzima butagira Yesu, Imana ibubona nk'ikizu kitagira abantu. Mu gisakuzo twaravugaga ngo ni hakurya mu gihugu. Umuntu utagira Kristo ni hakurya mu gihugu, ni ikizu kidatuwe. Aho ni mu kidaturwa, kuko Yesu yaravuze ngo nimuba muri njye, amagambo yanjye akaba muri mwe. Umuntu ufite ijambo ry'Imana muri we, ufite ubwo bugingo, Bibiliya yaravuze ngo ufite uwo mwana w'Imana muri we, ngo niwe ufite ubugingo buhoraho. Ngo nawe udafite umwana w'Imana amaze gucirwaho iteka. Yaravuze ngo nimuba muri njye, amagambo yanjye ari muri mwe, musabe icyo mushaka. Dutuwemo na Kristo. Dawidi yavuze ijambo ryiza, yaravuze ngo nabikiwe ijambo ryawe, nararibitse mu mutima kugira ngo rindinde singucumureho. Umuntu utunze Yesu anesha ibihe. Isi yimurebye ibona abambwe. Ntashakira umurimbo w'umunezero mu mubiri, nta nawushakira mu myambaro. Yambarira guhisha ubwambure, agatungira umubiri kubaho muri ubu buzima, ariko kandi arimbisha ubugingo buzabona Imana kuko abafite Kristo. Rero byari ibyiringiro ku banyamahanga ko hazaza imigezi. Iyi migezi ituruka mu Itangiriro, mu gitabo cy'Itangiriro. Ni imigezi ine y'ubugingo, ntabwo turabona umwanya wo kwigishaho. Ni imigezi ine yari izengurutse Edeni, yari ifite ikivuze. Hakabamo imigezi Yesu yasobanuye, yaravuze ngo unyizera ngo amazi y'ubugingo azajya atemba. Imigezi y'amazi y'ubugingo, amasoko y'amazi y'ubugingo ngo azajya atemba ava mu nda ye. Haleluya. Amasoko yawe, mu kanwa kawe have mu isoko. Uganira n'umukozi utunze have mu isoko. Uvugana n'umugore mu bantu have mu isoko. Uvugana n'umugabo have mu isoko. Ugendera mu nzira have mu isoko. Ngo no mu kidaturwa nzatembeshamwe imigezi. Bivuze ngo namwe muri yo, namwe muri yo, namwe muri mu kidaturwa, hamwe hataba ibyiringiro, iteranira Imana itavugiramo, ijambo ritarimo Kristo, aho ni mu kidaturwa. Kwicaraho Imana itari, ni mu kidaturwa. Urugo Imana itarimo, ni mu kidaturwa. Ubuzima butagira Kristo, ni mu kidaturwa. Wowe wishima ibyishimo by'isi ukagira ngo niwo munezero wagenewe, kandi akenshi ibyo byishimo uba watanze cost. Hari ikiguzi cyabyo utanga, ugurisha uwo uriwe kugira ngo unezezwe n'abandi. Ariyo mpamvu abenshi mu isi babonera ibyishimo, ari byo bita umunezero, bawubonera kugenda uko batari no gukora ibyo batagenewe gukora.
banezezwa no kunywa ibitanyobwa. Ibyishimo byanyu mubinezerezwa ku byishimo by'abandi. Mwebwe abandi ntibabakuraho umunezero. Niko bigenda, akwishimishirizaho akagenda, ariko mukidaturwa Imana izacishamwe amasoko. N'umuntu uri mu kabari, uri kwa maraya, nawe wasengeye ibyaha ngo bikuveho bikanga, aho naho Yesu ahanyuza amasoko. Usabwa kwatura Yesu nk'umwami n'umukiza, warangiza ukarwana ugatsinda icyaha. Ubwo buhanuzi bwa mbere bwari ububwira abanyamahanga ngo nimuhumure. Namwe muri mu kabari nimuhumure. Wowe w'indaya humura, aho naho hanyura isoko y'amazi y'ubugingo akajya adudubiza ahari ingunzu zikimuka. Iryo rari ni ingunzu zihekenya zigutwara ubugingo, zikwambura ubumuntu, zigukuramo ubupfura, zigukuramo ubunyangamugayo, zirabukanje. Ingunzu zigenda zirya fox, ingunzu ni fox, zigenda zirya zigusarura, zigenda zikubabaza. Iyo nzoga ni ingunzu ikonona. Salomo yaravuze ngo mufate ibyo byana by'ingunzu byono n'inzabibu, izo ngunzu zimurwe, Kristo atembesha isoko y'amazi y'ubugingo muri ubwo bugingo bwawe. Imana ibaha umugisha. Aho uri uvuge ngo amen, kandi wongere uti amen, wongere uti amen. Ibyo bikubeho mu buzima bwawe, Kristo atembesha amazi y'ubugingo mu buzima bwawe. Aho guhunga Imana wayihungiraho. Imana ntirakarambirwa abanyabyaha, kuko ntiraca urubanza, iracyategereje ab'imbabazi. Igice cya kabiri ni abari bamaze gukizwa. Bibiliya iravuze ngo iyo nzira izaba inzira yo kwera. Haleluya. Iyo umaze kwezwa, ukuwe muri bwa butayu butagira ibyiringiro, utewe kuri ka gasozi, umva ukuntu Bibiliya ivuga ngo abashinga ngo bamigira amakakama nk'ay'umukindo, ngo kandi hahirwa abantu Uwiteka atoranya, ngo akabiyegereza akabashyira mu bikari by'Imana, ngo bakarya ibyiza byaheraho mu rusengero, ngo bene uwarinda agera mu busaza, ngo afite amakakama n'itoto, ngo kandi ariko Mana nyagora ku ngoma we, Imana itanga itoto ryo gukiranuka, urasaza amaso y'umubiri akagenda, imbaraga zikagenda, ukarwara ariko ubugingo bukaba buzima. Iyo Kristo agukuye muri uwo mubiri, ugira inyungu z'inzira nyabagendwa. Ikindi gice cya gatatu, kugira ngo ngire kuri iri jambo uko nshaka kurisobanura, ikindi gice cya gatatu ni igihe cyo gutaha kw'itorero, kuko itorero rya Kristo rizanyura mu nzira yera, inzira iboneye, inzira ikwiriye. Niho bavuze ngo bazaririmba indirimbo z'umunezero. Izo ni za ndirimbo eshatu zizaririmbirwa mu ijuru: indirimbo ya Mose, indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, n'indirimbo Uwiteka azaturirimbira. Niyo mpamvu uyu munsi turyoherwa n'indirimbo. Nkunda indirimbo bera b'Imana. Wa mu muziki nkajya ncuranga hafi ya buri munsi, nkunda indirimbo, ariko ndashaka gitari na piano nzabi. Mana we, nubwo ntazi kubicuranga ariko nzabikora, nzabyiga, ndayigura pe. Reka mbabwize ukuri, nkunda indirimbo. None iyo zirimo umucuranzi we, iyo zirimo umucuranzi uzuye umwuka w'Imana, abaziritsi b'uyu mwengo bengera muri urugo rwa data, iyo bakijijwe, uzi korari ifite abacuranzi bakizwa, uzi indirimbo zaririmbwe n'abaririmbyi b'abakiranutsi. Imana ishimwe. Ngo bazaririmba ibyishimo n'umunezero, ngo bihoraho, bazazenguruka ku ntebe y'Imana. Icyo ni igihe cyo gutaha kw'itorero. Nizo ndirimbo z'umunezero bashushanyaga n'iz'i Yerusalemu. Kandi umuhanuzi aravuze ngo bazaba bameze nk'imisozi y'i Lebanoni. Lebanoni niho habaga imiberoshi, niho habaga imyelayo, niho habaga imitapuwa, niho habaga imitini. Lebanoni ngo bazagira ubwiza nk'ubw'i Lebanoni. Umuntu ugeze Lebanoni ntabura icyarya. Yatabonye umuzabibu afata umutapu, yatabonye umutapu afata umuti. Mbese hari ibyo kurya, hari imbuto nziza. Igicaniro cy'i Lebanoni ntikizima. Benga inzabibu, amavuta yo mu nzabibu bakayacanisha igicaniro. Ngo bazagira ubwiza nk'ubw'i Lebanoni. Uyu mugore wakiriye umugezi y'amazi y'ubugingo agira ubwiza nk'ubw'i Lebanoni. Umugabo wakiriye Kristo agira ubwiza nk'ubw'i Lebanoni, kuko umuntu wese umugezi amuboneraho ihumure.
uje ashonda arahaga turya wenyine ngo kandi bazamera ngo bazamera nk'abasereti. Abasereti ni agati gashushanya amasengesho y'abakiranutsi wa mubavu. Muzamera nk'abasereti, muzabera Imana impumuro nziza. Aricyo gisobanuro cy'ijambo simuruna, birasobanuye ngo murampumurira. Murampumurira. Ayiwe, niyo waba utuye aho utemerwa, ariko b'impumuro nziza, uhumurira Imana. Niyo waba waratawe, humura, uhumurira Imana. Aleluya, aleluya. Muzamera nk'abasereti. Aravuga ngo kandi muzaba mumeze nk'i Karumeli. Niwo musozi Imana yitabiyeho Eliya. Imana ntizibagirirwa ko ariho ibicaniro byasaniwe. Ibicaniro byanyu bizasanwa. Muzamera nk'i Karumeli. Igicaniro cyawe kizasanwa. Kandi niyasanwa igicaniro cyawe wowe personnel, ni igicaniro cy'igihugu, kuko Eliya yahembuye n'igihugu agusha imvura, n'igihugu kigira amahoro. Hari abashinzwe umutekano mu buryo bw'umubiri bakomba, ingabo n'abashinzwe umutekano, ariko hari n'ingabo zo mu kirere barwana combat spirituel. Tuba twarwanye muhesha igihugu umutekano, mutuma Imana itanga amahoro iyo mufite ubwiza nk'ubw'i Karumeli. Undi musozi bavuze aho bita Sharoni. Sharoni ni mu marembo yajyaga Yerusalemu, niho heraga iziha abasereti. Iyo ukarahanduye ukagatera ahandi hatari Sharoni ntikera. Bivuze ngo muzaba gasozi karimo igifumbiro. Imana nishaka guha abantu umugisha, izajya ifumbira ibiganza byawe abandi baboneremo imbuto zihumura, musonzora abantu, imfubyi zihagire kuri mwe, abarwayi bakire, abatishyura ibitaro babyishyura, ababuze shinge na rugero bababone. Muzaba nk'abasereti, muzaba nk'i Sharoni. Imana ibaha umugisha. Tugere ku nzira hanyuma dusoza. Umuhora ni inzira, umuhanda wabamwe inzira, umuharuro wabamwe inzira, n'inzira ikaba inzira. Ayo ni amazina y'ahanyurwa mvuze. Umuhora, umuhanda. Umuhora bivugwa bitewe n'impamvu, si ibyo binyarwanda tuje gusobanura. Inzira n'umuharuro. Umunyarwanda yaravuze ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu, hanyuma itangira ryayo ryo nihe. Abize umubare murabizi ko aho umubare utangirira ari naho urangirira, kuko umubare utangirira ubundi kuri 0. Abantu benshi muzi ngo ni rimwe, babyita unité de base. Nibyo, ariko noneho 0 bakayita nombre benshi. Uyu mubare uri kuri benshi wiyambazwa iyo imibare yose ishize, bagahita bongera gufata unité de base rimwe igaheka ya 0. Biravuze ngo iyi mibare ishize bafata nombre benshi igahekwa na unité de base, bikongera kuba itangiriro ry'imibare. Murakoze. N'inzira niko bigenda, aho itangirira niho irangirira. No mu kuremwa niko biri, aho ubuzima bwatangiriye niho buzarangirira. Ubuzima bwatangiriye ku Mana ivuga ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, atwara ibiri mu isi. Buzarangira Imana ivuze ngo nkeneye usa nanjye, abane nanjye, uwo tudasa ajye gushya. Mwanditsi w'ibyahishuwe yaravuze ngo bazatabwa hanze aho bazaririra, bakahahekenyera amenyo. Bacyari ku nzira. Iyi nzira yatangiye ari Kristo, izasoza ari Kristo. Utari muri Yesu yarayobye, nukuyoba. Kandi umuntu uyoba arihuta. Igitangaje, abantu benshi bava muri Yesu bibeshye. Icya kabiri, abandi bava muri Yesu babeshywe n'amadini. Uwabeshywe n'idini afite ishyaka ryo kuba muri Kristo, Imana imuhamagaza umwuka wayo. Ariko umuntu wibeshye n'iyo Imana ivuganye nawe arayihinyura. Ariko uyu mwanya mu kubaho kw'Imana, sabye ubwenge bwanyu ngo Imana ibundize mushyikirize umwuka wera.
Pawulo yaravuze ngo dufite imbaraga zo gukubita hasi ibyishyirira hejuru kurwanya Imana, ngo biyobye imitekerereze yabo, dukinguye ubu bwenge bwawe ngo usobanukirwe Imana. Mu izina rya Yesu Kristo ndakubita hasi ibi, ndafata mpiri, ndasenya, ndaritura, ndarimbura ibitari mu mugambi w'inzira y'agakiza byagufashe bikubeshya kuri mu nzira y'agakiza. Mu izina rya Kristo Yesu, Imana nikugarure mu nzira. Ikinyoma wibeshye Imana ikigukureho. Imana yongera ihindura ubwenge bwawe bushyire ku murongo. Imana ibaha umugisha, bitangirira muri Kristo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa data atari umujyanye. Kandi ikindi nkunda uburyo Korani ivuga ngo ubwo izagarura umwana wayo. Ntibavuze umwana wayo, ariko baravuze ngo ubwo azagaruka aje guca urubanza. Ninde uzagaruka atarigeze kuza? Nuko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yemeraga ko Masihi yaje, yemeraga ko Mesiya yaje. Isa bin Mariam baramwemeraga ko yaje. Yazanywe n'iki? Yesu ni intego y'icyamuzanye. Yesu Jehosh, it means Joshua, umucunguzi. Bitangiriye hehe? Byatangiriye ku mategeko atwica. Yesu abitangirira mu rupfu atuzura. Imana ishimwe. Inzira Yesu yaravuze ngo iyi nzira iraruhije nimwitange. Iyi nzira irimo ibirangaza, irimo n'imvune. Iyi nzira iraruhije mwitange, mutazananirwa mukigenda. Dore imiruho irabarembeje, n'urusaku rurabaruhije. Murajye mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora. Mujye mwitange. Inzira iraruhije. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima. Njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Mu misozi, mu mataba, mu gahinga, mu gikombe, ahatambika, ahamanuka, ahazamuka, hose harushya umutima. Ntawe uriho mu buzima bunyuzwe nabwo, ntawe uriho mu buzima buri tambarare. Inzira ni ukumanuka uzamuka, ni ukumanuka uzamuka. Ni agasozi kadashira. Umuhanga yaravuze ngo ni ishuri. Unyura aho ngaho, aho unyura ku irembo ry'umwanzi, ukanyura ku ry'umurozi, ukanyura ku ry'uwaguciye, ukanyura ku ry'ukuvuma, ukanyura ku ry'uwaguteze, ukanyura ku kubita agatoki ku kandi. Ariko kandi iyo nzira urimo niyo mu isi iziguye gutyo, ariko ijya mu ijuru ni Kristo Yesu. Kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ugatunganya ubugingo bwawe, ukaba wejejwe, ukaba wera mu mico no mu myifatire. N'ikigucitse ukezwa. Duhora twezwa, narabibabwiye. Nta muntu utagwa, nta muntu utagwa. Ariko Yesu yarabivuze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo naho umukiranutsi yagwa ntiyarambarara. Kugwa ni ugucogora mu byiringiro, ukavuga byinshi, ariko kwigarura, kugaruka mu byo wakoze ni ukubyuka. Byuka aho uri, dukomeze urugendo. Nasomye inkuru y'umugabo wavaga i Yerusalemu aramanuka agiye, ariko ngo anyura mu nzira ahura n'igico cy'abambuzi. Iyi nzira ibamwe umwambuzi. Bibiliya yaramuvuze, yaravuze ngo ntagenzwa n'ikindi keretse kwica, kwiba no kurimbura. Kandi uyu mwambuzi azira mu ishusho y'akarimi karyoshye. Umva uburyo ijambo ryarambwiye ngo na Satani ngo ashobora kwihindura marayika w'umucyo. Oh rada, abantu bakibeshyera. Ushobora kubeshyerwa mu byo wabwiwe, ariko wowe na Kristo muhamagara, umubwire ngo ni wowe nshaka, umubwire ngo ni wowe nshaka kubana nawe, umubwire ngo ni wowe nshaka kugendana nawe. Hari mwene data wigeze yatanga commentaire mu nyigisho twigishije ku mukanguzi, aravuga ngo ko muza buri muntu atubwira ibye ngo mushaka tuzizere nde. Ni ukuri ntidushaka ngo mwizerane seti, ntidushaka ngo mwizere undi wese kuri cano. N'ababikora bababeshya. Nimwizere Kristo, nimureke kwemera ibyo tubabwira, mwemere ibyo mwemejwe n'umwuka ku bwa Kristo Yesu. Nubwo umwuka atagirwa na bose, ariko ndagira ngo mbabwire, wowe wikemera twebwe.
emera ijambo ry'Imana, kuko niyo watuyoboka ntaho twakugeza. Aho dutuye ni hato, inzu mbamo ni ntoya. Nakujyana hese ejo nzapfa nigendere. Njyewe naho nakujyana, jya mu nzira niyo izagushyitsa, ni Kristo Yesu. Yesaya yaravuze ngo ni nyabagendwa. Muri Isiraheli habaga inzira mu buryo butatu. Habaga inzira zijya ku rusengero, zinyurwamo cyangwa se zazengurukwaga mu rusengero, zanyurwagamo n'abiyejeje gusa. Mbega inzira yari nziza. Abantu biyejeje gusa bera nibo banyuraga muri izo nzira. N'inzira yinjira hera hahera yanyurwagamo n'umuntu, cyangwa se umuryango winjira hera cyane wanyurwagamo n'umuntu wejejwe, uretse ko yabaga akikeka ariko akajyanamo ikiziriko kimuboshye. Ubu muri Kristo nta kiziriko twinjiranamo, iyo nzira nta bindi bituboshye. Yaravuze ngo nimwiyambure ibibaremerera, igomwa n'ubusambanyi byose mubikubite hasi muze mwenyine, iyo mitwaro yanyu ndayikorera. Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Oh Rabi Senyeri, niwe wavuze ngo nimuze munsange ndabaruhura. Iyo mitwaro yawe uyizane, Yesu wacu ntakimunanira. Oya ntajya ananirwa, ntajya ananirwa, Yesu ntajya ananirwa. Mukorera urugo rwawe, umukorera ubuzima ubayemo. Yesu muhura urubanza, ruzane rwaturuta ndaruguhaye. Atura ubuzima ndabuguhaye Yesu. Atura umubwire ngo nguhaye umubiri, mubwire ngo nguhaye aka kazi, mubwire atura ibyo umuha, uru rubyaro, uyu rurugo, uyu mugabo n'uyu mugore, turabaguhaye Mwami, tuguhaye imibiri yacu. Inzira, nta nzira ibaho hatariho umugenzi, nta n'inzira ibaho hatari aho umuntu ajya, nta mugenzi ubaho adafite ahava, adafite n'aho ujya. Turi kugera hafi dusoze. Wakubaza ubuhamya kugira ngo umuntu yitwe umugenzi, nuko aba afite ahava n'aho ari kujya. Iyo ntaho uvuye nta n'aho ujya, cyangwa ukagira aho uva udafite aho ujya, witwa inzererezi, ntabwo uba witwa umugenzi. Kuko umugenzi si urugendo, umugenzi ni intego y'urugendo. Imana ishimwe. Umugenzi si urugendo, umugenzi ni intego y'urugendo. Kuko iyo umuntu azi intego itumye agenda, yihanganira n'umuruho wo mu nzira. Ibyuya by'urugendo arabyihanganira kubw'intego y'urugendo. Twebwe abasiganirwa aho dutegekwa muri urwo rurembo, mwizeye iki? Nta nzara ibayo, nta kunanirwa, nta n'imiruho. Oh, mureke mbaganirire ibere muri rwo. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Oh, haleluya. Umwanditsi w'ibyahishuwe yavuze amarembo ya Simaragido, avuga ya Sarudiyo, avuga Sapiro, avuga ya Sipi, avuga inyanja y'ibirahure. Bagenzi dufatikanyije, nimuze tugende, nimuze tugende. Pawulo yaravuze ngo ndiho ndasiganwa, simeze nk'utazi yonjya. Aravuga ngo nubwo ntera n'ibipfusi simeze nk'uhusha. Aravuga ngo ndimo nshaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Korali Jehova Jire yararirimbye iravuga ngo narose intsinzi yabera. Abantu uti ni mu rwambariro abera bari kwambara. Nimuze tugende, nimuze tugende. Nimwemera agakiza, nimwezwe imirimo ya Satani n'irubanirana ibyayo, nimubyibagirwe tugende. Mweze imitekerereze yanyu, mube mutunganye no mu
dukorere ururembo tohosa niboria monama edrayi. Ururembo rw'abera rurakingutse, uwacunguye araje oria monda ya sonedrayi. Uwabambwe aje gutwara umugeni, uwamennye amaraso aje gutwara abo yejeje. Nimuze tugende, nimuve mu birangaza, nimusige ibi biteye kudamarara imitima yanyu. Mwambura imibiri bateye igomwa, abera 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 baratashye. Mutunganye inzira zanyu. Haleluya. Imana yabwiye Yesaya ngo hagarara, hagarara Yesaya mu mujyi wa Yerusalemu. Yerusalemu biravuga ngo ni irembo ry'Imana y'amahoro. Yerusalemu. Aravuga ngo urangurure ubwire na Siyoni ngo nimugorore inzira zanyu. Yesaya yarabivuze, na Yohana aragaruka aravuga ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka. Ndimo mbona abera bataha, ndimo ndabona abera bataha, ndimo ndabona abera bataha. Urwambariro ni mu rubavu rwa Kristo, ni mu maraso ya Yesu. Inzira ni mu kubonera. Nimutunganye imigenzereze yanyu. Abera baragiye, itorero riratashye. Daniyeli yarabivuze, yaravuze ngo ubwo muzabona ikizira gihagaze ahera, muzibuka ibyo nababwiye. Niki mutabonye bene data nk'ibimenyetso by'ishira ry'igihe? Niki mutabonye umwana ari kwica nyina, umubyeyi akica uwo yabyaye, umugabo akica uwo yashatse, ishyanga ryateye irindi, abantu bari kwikakaza barirarira, abantu bari gukunda imiya. Ibyo byose ni ibimenyetso by'ishira ry'ibihe. Ibyarimbuje Sodomu nibyo bigezweho none. Mana we, ibyateye abantu guhanwa muri Yerusalemu bajyanwa muri Babuloni nibyo biri mu mijyi dutuyemo, nibyo biri mu nzira tunyuramo tugendamo. Yesu niwe nzira, Yesu niwe nzira. Nababwiye inzira yabagiye Yerusalemu yanyurarwagamo n'abantu bejejwe. Niyo Yesaya yavuze, yaravuze ngo niyo nzira izaba iyo kwera, abanduye imitima ntibazayinyuramo. Itabi rikubuza ijuru, inzoga ikubuza ijuru, umubiri gusa utuma ucogora, umushahara ukubuza ijuru, akazi ngo kakubuza ijuru. Mu izina rya Yesu, ubugingo bwawe wagurishije, Kristo yari yabuguze amaraso y'igiciro. Ongera ugurane, ubwire isi ngo ngusubije ibyawe, subiza ibyanjye. Turi kumwe na mwene data hano nubwo ari inyuma ya kamera. Mwene data Yizayi yararimbye aravuga ngo nzabwira iyi si ngurabeho, nyibwire ngo wasiwe nge ndatashye, imiruho na Satani nzabisiga. Imana ishibwe ngo nigire kwa data. Iyi si tuzayisezera, nimuyibwire bayi, igihe cy'ishira ryayo cyarangiye. Erega niyo mwagendera ku bimenyetso by'ibihe, nimurebe izuba n'ubushyuhe bwaryo. Maraki yarabihanuye yaravuga ngo izuba rizarasa ritwike, ngo ariko ku bakiranutsi rizaba rifite gukiza mu mababa yaryo. Ngo abantu bose bazagenda baruhe, ngo ariko abategereza Uwiteka bazakinagira nk'inyana zo mu ruhongore. Imana ibaha umugisha. Ngere hafi nsenge. Inzira ijya mu ijuru n'urujya n'uruza. Ntabwo nasoza ntababwira ijambo. Hari abari kuyivamo. Wihindura intego kubw'abavuye aho uri kujya. Ntabwo wari gushyika yazagushyikira, nta nubwo wowe nujyayo uzagira y'abandi. Kujya mu ijuru si asosiyasiyo, si ivangamutungo. Oya, ni wowe personeri. Wicogozwa n'abaguye. Pasiteri kugwa ko ntibisobanuye ngo abakristo bashire. Oya,
kugwa kw'abahanuzi ntibivuze ngo aba bahanuriye bashire, kugwa kw'abakristo ntibivuze ngo abapasiteri bagwe, ntibivuze ngo abahanuzi bagwe, ntibivuze ngo abigisha bagwe. Inzira ijya mu ijuru ni ikinege mu bugingo bwawe, kuko nta wundi wabucunguye uretse Kristo Yesu. Bera amaso ubugingo bwawe, wifatira urugero ku bari mu isi, fatira urugero kuri Kristo, niwe watsinze. Njya nkunda kubibabwira, nanjye ni se tubari imbere, ntimukamfatireho urugero, murufatire kuri Kristo, nanjye niwe ntumbiriye. Imana ibaha umugisha, nta ntwari itacogora uretse Yesu wasoje urugendo amahoro. Yesu abaha umugisha. Iyi nzira ijya mu ijuru hari abantu bayirimo bari kugaruka bayivamo, kandi igitangaje, urujya n'uruza uhura n'umuntu ugaruka ava aho uri kujya, aba akurusha amakuru y'aho usigaje kuruta wowe, kuko aba yaranyuze aho ugeze, yaranaharenze kuko muhuriye aho ugeze. Mu yandi magambo, yakuyobya. Niyo mpamvu bari kubabwira ngo Yesu yarabirangije byose, mwikorere ibyo mushaka. Ubuntu bw'Imana ntibwaguzwe ibiteye isoni, bwaguzwe umutima w'ubugingo. Mana ibaha umugisha, mwe gukorera ibyaha ngo Yesu yarabirangije, nimutsinde ibyaha bibi, ikimenyetso cy'agakiza k'Imana kaba muri mwe. Imana ibaha umugisha, bera b'Imana. Iyi nzira n'urujya n'uruza, hari abahanuzi bari kuyivamo, hari abapasiteri bari kuyivamo, hari abavuga butumwa bari kuyivamo, bavuze kuruta ba Niseti. Natwe mwe ko twizera, mwizere Yesu. N'urujya n'uruza, nimwizera twe tuzabayobya, tuzagwa mugwe, nitutentebuka muzatentebuka. Nimwizere Kristo Yesu, natwe niwe twizeye, kuko namwe ntitubizeye. Nta mwana w'umuntu ubonerwamo ubucunguzi uretse Kristo, nta rindi zina twahaye gukirizwamo mu isi no mu ijuru uretse Yesu. Muzarebe ku nzira, twebwe mu Rwanda iyo dukoresha mu muhanda, dukoresha uruhande rw'iburyo. Gisate cy'iburyo mu muhanda nicyo dukoresha, bitewe n'ibihugu byagiye bidukoloniza. Si ngombwa gusobanura ayo mateka, ariko mureke mbabwire, ibyapa bishyirwa mu ruhande ngenderwamo. Icyo muzakimenye, nicyo nashakaga, bize code de la route. Ibyapa bishyirwa mu ruhande ngenderwamo, ntabwo icyapa kiyobora umuntu uri mu gisate cy'iburyo bagishyira ibumoso. Oya, uruhande ngenderwamo nirwo bashinga mu ibyapa. Iyi nzira ifite ibyapa, muzasome. Hari icyapa kiba kuri alimentation bandika bakavuga ngo haducuruza amata, niyo bafunze kiguma kikubwira ngo karibu nimwinjire, kandi hafunze. Hari abantu batakigira inzira z'igisiyoni muri bo, ariko bakiguma bazivuga ku icyapa. Muzasanga iki kivuga ngo haducuruza imitaka, kandi kinyagirwa, cicwa n'izuba. Abantu bajye bababwira ibitangaza bakoze, ntabyo bagikora, umugesi urabishe. Ugasanga icyapa ku ruhande kivuga ngo umuvuduko wa 40 nturenga, wagendera muri 80 cyangwa muri 60 kikaguma gutya. Hari amadini yavugaga ngo ibi birazira, ariko uyu munsi babireba n'ubundi bakivuga ngo birazira, baracyavuga ngo birazira bigakorwa. Inzoga irazira bakazinywa, ubusambanyi burazira bagasambana, ibi birazira bakabikomeza. N'icyapa kigaragaza 40, ariko no muri 60 nugenda ntikizaguhagarika, no muri 80 ntikizaguhagarika. Ariko ndagira ngo mbabwire ko icyapa gisimburwa n'umupolisi, gihindurwa n'umupolisi uhinduka cyangwa uhindura. Iyi nzira ifite rero umuyobora wayo. Hari inzira murabizi, kugira ngo ihuze akagari kamwe n'akandi, cyangwa akarere n'akandi, cyangwa agasozi kamwe n'akandi, igira ibiraro. Ndagira ngo mbabwire, iwacu mu mujyi wa Kigali aho dutuye hari ikiraro cyo kuri Nyabarongo. Ntikiragera i Kigali, ariko cyagejeje abantu benshi i Kigali. Ntikiragera Muhanga, ariko cyagejeje abantu benshi mu ntara. Hari abantu bakinyuraho kikagenda. Hari abantu bameze nk'ibiraro, ariko abo nabo ni mubyuke, aho kugira ngo umuntu azakunyureho umuyobora hajya nawe wari kujyayo, ahubwo jya imbere ubayobore. Aho kuba icyapa kivuga ngo hari amazi, kandi wowe izuba rikurasire, uzarinde wicwa n'umugese. Umunyarwanda yavuze iki? Yaciye umugani aravuga ngo aho kurata inkongoro, uzarata uwayinywereyeho. Kwirirwa urata ibiterane wakoze uyu munsi wishwe n'umwuma, ntabwo akamaro k'isoko ari byo wayikoreye mbere, ni inyota isoko yakumaze uyinywereyeho. Yesaya yaravuze ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera.
abanduye imitima ntibazayicamo. Ndagira ngo twature dusenge. Aho urukurikiye ijambo ry'Imana, bwira Imana ikubabarire n'inyembabazi. Nta cyaha Imana itababarira. Ubwo butinganya Imana ibukubabarire, ubwo busambanyi Imana ibukubabarire. Jya uvuga ngo Imana imbabarire. Nibyo ngewe nta katura ngo mvuge byiyaturire. Ubwo bupfumu Imana ikubabarire, ubwo burozi Imana ikubabarire. Gufata ku ngufu ntibagufasha, ariko Imana yarakubonye. Hari abantu bakora ibyaha bagahanwa n'amategeko, ariko ntibabyihane. Ku mategeko wabaye umwere, ariko ku Mana ntiwigeze ubabarirwa. Urasabwa kwihana icyo amategeko yari yaguhaniye. Niko gukiza umuntu. Amategeko yahannye umuntu w'inyuma, ariko umuntu w'imbere wari waguteye gukora icyaha cyagambiriye niyo watinya amategeko. Hari abantu benshi batinya amategeko bigatuma badakora ibyaha, ariko ibyaha bicumbitse muri mwe. Imana ibababarire, Imana ibababarire. Iyi nzira niyo kwera, mureke tugende. Habaga inzira y'abami, ariyo Pawulo yafatiwemo, yararindwaga ikagendwa n'abami n'abatware n'ibikomangoma. Abajepe babaga bayigose. Iyo nzira yari iy'abatware, n'inzira ijya mu ijuru irarinzwe. Nta murozi uyigeramo. Bantu mujya mu ijuru muri kwikanga abarozi, bari inyuma y'inzira, ntibari mu nzira. Nimuhumure, turi muri Kristo, kandi abari muri Yesu bararinzwe. Nta nyamaswa y'inkazi izayigeramo. Umva ukuntu Bibiliya ivuze umugenzi naho yaba ari umuswa, atarigeze kumenya ibyo wamenye, atazi gutwara indege n'imodoka, atazi igare n'ingorofani, ibyo ntibizamubuza ijuru. Niyo kwera, apfa kuba yera. Utazayigeramo n'uwanduye umutima. Umutima ni iki? Biology koma. Umutima ni inyama iyungurura amaraso, ariko Bibiri koma. Umutima ni intekerezo, imigambi yawe. N'uwanduye mu migambi, utarakora ibyo wagambiriye, uwo nawe ntazagera muri iyo nzira. Imana ikweze no mu ntekerezo, ikweze no mu migambi. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atajyanwe na Yesu. Niba wari utarizera Yesu, vuga ngo Mwami Yesu, nemeye ko uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. None uyu mwanya ndakwizeye. Kiza ubugingo bwanjye n'umubiri. Siba izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Ku munsi w'impanda yawe nzumva izina ryanjye, nanjye nitabe. Subiramo ngo Mwami Yesu, none n'iteka ryose ndindwe nawe kubw'ubuntu bwawe. Amen. Reka mbafashe dusenge. Mana Data wa twese kiranuka, Imana y'ukuri n'urukundo, Imana y'inyembaraga n'imbabazi, turagushimiye. Ni wowe ukiza ubugingo bwabo waremye, ni wowe urengera ibiremwa byawe. Zura uyu mukobwa uvuze ngo akeneye ubuzima bwo kwizera. Uyu mugore mufatisha ukuboko kwawe. Uyu mugabo n'uyu musore bafate. Aba batuye agakiza bagenderere. Hindura inzozi zabo n'ubuzima. Hindura imikorere n'imigendere. Ibyabatsindaga ntibizongere kubatsinda. Aho bari bari bahabera umucyo, kandi ubaha imbaraga zo guhamya. Ubigisha ubwenge no kumenya. Ubiyoborere, ubigarurire, kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda, ariko gutaha kw'abera. Dusenze twizeye, dushimira Imana ku bwa Kristo Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha.